Muraho neza. Nkuko bisanzwe rero uru rwa rubuga rwanyu musanzwe mukuraho amakuru yizewe Rwanda Real Estate, amakuru meza kandi yizewe y'imari tuba twagiye kubatemberera tubashakira amamari meza, ibibanza, amazu ndetse n'amamodoka. Uyu munsi rero turi twatembere Kibagabaga aho tugiye kwereka inzu nziza igurishwa ku giciro cya miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu iri kuri kaburimbo, iri Kibagabaga kuri kaburimbo ahantu heza cyane hitegeye umujyi wa Kigali. Reka rero tukomeze dutemberane tubereke ubwiza bw'inzu, ndabizi murishima kandi muranyurwa. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4 ndetse toilette enye. Ni inzu nziza nkuko muri kwibona, bagenda banyerekera gake gake bagende bareba ubwiza bw'inzu. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4 toilette enye. Murabona ko yisanzuye pe nkuko muri kwibona. Imodoka zajyamo byibuze n'imodoka 3 cyangwa 4 zaparitse neza, ndetse na jardin nuko muri kwibona ngiyi nubwo iri kuma kubera izuba, murabibona ko ari ukwera izuba ariko akavura nikamara kugwamo ndabizi jardin izaba imeze neza cyane. Ni inzu nziza rero nkuko twabibabwiye, igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette enye n'amagare de robe meza cyane n'igikoni cyiza. Nkuko rero dusanzwe tubabwira uko inzu yacu ziba zimeze, duhera hano tugenda tubereka buri kintu cyose ku kindi kugira ngo mubashe kunyurwa, kugira ngo mubashe kureba ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza. Tukigera hano ku muryango murabona ko ifite ahantu heza rwose ho kwinjirira, ikagira umuryango wa muvura nkuko muri kwibona. Ni umuryango mwiza wa muvura kugira ngo mugende muwanyerekere. Ifite na design nziza n'udutara twiza kugira ngo muri kwibona. Ni inzu nziza rero ku giciro cya miliyoni 400 iyi nzu yaba iyawe. Reka duhere mu isaro rero, n'abatindi reka duhere mu isaro nini. Uko muri kubona ifite isaro nziza kandi nini yisanzuye. Ni salo nziza ndetse itandukanye na salle à manger. Genda ubereka uburyo ni salo ndetse igatandukana na salle à manger. Ni ukuri iyi nzu ni nziza, ndayibatuye kuri miliyoni 400, ibyumba 4, toilette enye. Iyi nzu yaba iyawe. Reka rero tukibana muri salo bita tuhitira no muri salle à manger. Ni salle à manger nini nkuko muri kwibona. Ni salle à manger nziza ifite amatara meza ndetse inzu yose ni gitsa. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye kuri miliyoni 400 rero. Harimo n'ibiganiro, ntabwo ari igiciro kiri fixe ahubwo ni igiciro muganiraho. Kuri miliyoni 400 y'inzu yaba iyawe. Tukinjira hano muri iki gikoni cyiza. Ifite igikoni cyiza pe, gifite utubati twiza uko muri kwibona. Ahantu batereka gas cooker murabona ko ari hanini, ni ahantu heza rwose hanini hisanzuye, ndetse na frigo murabona ko ari ahantu hanini hisanzuye aha batereka frigo. Ni igikoni cyiza kandi kinini kisanzuye. Mukunda ibikoni byiza ndabizi neza. Hanyuma iki gikoni cyacu kikagira na stock. Dore ngiyi stock yayo murayibona, ni stock nziza kandi nini yisanzuye. Tuzamuke rero, tuzamukane gake gake tugende tubereka ubwiza bw'iyi nzu, muranyurwa ndabyizeye. Duciye hano mu gikoni murana ko bita tuza hano hasi. Niyo ngo hasi hari icyumba kimwe, hejuru hakaba ibyumba 3. Tugihera hano murana ko ari icyumba cyo hasi kinini kandi kisanzuye, murakibona. Ni igikoni cyiza ndetse nacyo gifite n'utubati twayo. Ni mu banyerekere, ni icyumba kinini kisanzuye. Hanyuma utubati twayo dore ngutu hano muri kutubona. Ni utubati twiza uko muri kwibona. Ni icyumba cyiza gifite n'ubwiherero bwacyo. Hanyuma murabona ko gifite ubwiherero bwacyo, gifite na douche nziza zimwe bafunga. Hanyuma ikagira n'ubwiherero muri kwibona, ikagira ndetse murabona ko ifite ibintu byiza rwose bayikoranye. Tukiva hano muri iki cyumba cya mbere rero, reka tugende tuzamukana gake gake tugende tubereka ubwiza bw'inzu. Hanyuma hano hasi hari indi toilette muri kwibona, dore ngiyi. Ahubwo ni uvuga ngo ni ibyumba 4 toilette 5. Twibeshye rwose, twabwiye ko ari ibyumba 4 toilette 4 ariko ni 5. Ingiyi yaha ni yandi yo muri salo abantu bakoresha. Ni uvuga ngo tukiva hariya muri salo umuntu ashobora kuza bagakoresha aha ngaha. Ndetse n'aka kantu murabona ko ifite n'akandi kantu k'agastoke murakabona, kabanyerekere umuntu ashobora gukoresha ashobora gushyiramo ikintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero tugere tuzamuka gake, murabona ko ari ya matara meza cyane rwose, yandi uzamuka utera intambwe agahita yiyatsa. Ni amatara meza cyane rwose. Ni inzu nziza, muranyurwa ndabyizeye.
ifite amasikariye atavunanye, amasikariye meza azamuka neza. Ndebera amatara bagiye bashyiramo, ni amatara meza, design nziza, inozo rwose ni nziza pe. Arubaka muri Kibagabaga kuri miliyoni 400 rero iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma tukiva aha ngaha urabona ko tuvuye mu cyumba cyo hasi, hanyuma tugiye hejuru mu kindi cyumba cya kabiri. Wow, ni icyumba kinini nacyo gifite garde-robe, murakibona ni icyumba kinini cyane, muri kukibona mureba ahantu mpagaze rwose, ni icyumba urabona ko washyiramo igitanda icyo ari cyo cyose kikabasha gufitingamo. Hanyuma banyerekera ko ifite nayo cyo garde-robe, ngiyi muri kwibona ni garde-robe nziza cyane nkuko muri kubibona. Hanyuma ikagira noneho na toilette yayo, buri cyumba gifite toilette yayo ndetse hagasaguka n'indi yindi abashyitsi bashobora gukoresha. Urabona ko za toilette zifungwa, bikorera ko ari toilette nziza n'amadushe afungwa neza cyane, ndetse n'udutuntu urabona ko ari utuntu tw'utudesign bagiye bakora rwose twiza cyane. Hanyuma tukiva muri iki cyumba cya kabiri tugiye noneho mu cyumba cya gatatu, aricyo iki ngiki. Urabona ko turi kugenda gake gake, mugende mubashe kugenda musobanukirwa uko inzu imeze. Ni inzu nziza uko muri kwibona rwose, ifite ibyumba binini ndetse n'amagare-robe. Banyerekere inzu yose ni gypsum, nta hantu bigeze bashyiramo za plafond za kera, ni ama-gypsum gusa uko muri kugenda muyireba, ndetse n'utubati twiza cyane mwatubonye. Hanyuma iki cyumba nacyo kikagira toilette yacyo, muri kubibona ko gifite toilette yacyo. Inzu yacu twababwiye ko ifite ibyumba 4, toilette 5, kubike ko hasi hari indi toilette abantu bakoresha. Hanyuma ikagira na balcon yayo, murako ko ifite balcon nkuko muri kwibona, ndetse n'ibyo hanze nubwo nabyo turi buze kubigeraho nta kibazo. Murako ko ifite n'amanexe meza, igikari kisanzuye. Genda banyerekera, genda bafotorera ubanyerekere. Ifite ikigega, ifite n'amatoilette yo hanze aho wakogereza amasahani ngahariya. Murako ko ifite igikari kisanzuye aho wakwanikira imyenda ngahariya. Ni ahantu heza cyane rwose. Hanyuma tugiye mu cyumba sasa nyamukuru, icyumba kinini bita master bedroom, kinini cyane, aricyo cyumba cy'ababyeyi, twita ngo ni icyumba cy'ababyeyi. Wow, ndebera iki cyumba nawe, icyumba cyiza cyane uko muri kwibona, ni icyumba cyiza rwose gifite gypsum. Banyerekera ko ni amaplafond meza cyane. Iyi nzu rero ntikagucike, mu by'ukuri ubasha kureba ku rubuga rwacu tukabereka amazu meza, tuba twagiye tubereka uburyo inzu imeze rwose mu kantu ku kandi, tugiye kuba tubasha kwereka uko inzu imeze. Hanyuma tukiva mu iyi principal hano bitatuza hano mu rwambariro, urabona ko ifite urwambariro bitandukanye na principal. Abantu benshi bagiye batubwira bati rwose inzu ifite urwambariro rutandukanye na principal, rwose iyo nzu ndayikunda cyane. Hanyuma urabona ko hano babitekerejeho, ku kantu bagatekerejeho, baravuga bati reka dutandukanye principal, icyumba gikuru ndetse n'urwambariro. Hanyuma rero tukiva hano bitatuza muri iyi dushe nziza, ni ya dushe ifite jacuzzi mwayibonye, ni dushe nziza rwose, ifite n'ahantu ho kogera. Udashatse gukoresha jacuzzi ushobora gukoresha iyi shower rwose, amazi ni amazi meza cyane. Hanyuma murabona ko ifite na toilette nziza, ikagira n'utu tuntu twiza cyane bagiye bakora twiza cyane. Baricaye baratekereza baravuga bati let's design a house for 400 millions, you can get this house. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye kuri miliyoni 400. Hanyuma tukiva hano muri chambre principale, hanyuma duhita tuza hano kuri balcon yayo. Ifite balcon nziza, ifite na view, wabonye view, banyerekere view, see the view na see the view, reba ifite view nziza rwose. Hanyuma banyerekere rwose uko ino nzu imeze, ni inzu nziza pe, ndayibatuye rwose. Kuri igiciro cya miliyoni 400 inzu yaba iyawe. Twandikire kuri WhatsApp yacu, nimero murasanga muri screen, cyangwa se mudukurikire kuri Rwanda Real Estate. Ubwo ndavuga ni YouTube channel yanyu, ni Rwanda Real Estate. Murabibona haba hariho akadarapo ku Rwanda, haba ari idarapo ry'u Rwanda kuri Rwanda Real Estate. Nicyo kikubwira ko mwageze kuri wa mukomisiyoneri wanyu, cyangwa se kuri rwa rubuga rwanyu rubaha amakuru yizewe. Murakoze rero, murakarama.